So uwo bita Kate Washabe urutonde rw'abakobwa bari famous uyu mugabo amazi iminsi anyuramo we ari muri tour yo kurongora abakobwa bari famous mu bihugu bitandukanye. Yakubaza no story is ntago yize urabigiye Muyango uwo bita DJ Nde no bita ntuza ibyaberaho bita Green Lounge video mwabonye Philipita na Briane benda barebana y'ingwe habya tuca urahazi ntabwo mpazi none so uruzi ko hari ibintu bigeze ije Sony afite ya nuza ya Muyango yarayihawe n'uwo bita Nde ya Muyango tena ya wa umva amakuru nari mfite bro ibi bintu biteze ku rwego no kubyakira mu twanya nago bigishobotse niba Sony afite ibintu bya Muyango ubwo ngubwo Muyango byararangiye kuko nje Sony yanze umuntu wa muri Sony ya bishaka kanya wamfunge se jore hereye ku munsi wa mbere nkubuza ndakubuza ariko ntabwo uretse gato ndakubuza iki ntabwo ubyibuka uzi ko turi imbere y'abantu 400 uri kubyibuka turi live man bro utamanga ko turi live bro bite byawe ariko mbwire baravuze ngo ntabwo iyi game ntabwo yizi nkagira ngo nakubeshyera urashoboye ino game ntabwo yizi nta nubwo uzigera uyimenya kubera exidira nimba umarana amasaha 3 na exidira kuri phone uzi ko exidira boss yari ka John oya manuka ciao bro bro kubera musaga mujyana live bro urumva iyo ni mutima tw'amaboko ndaza hano urumva uretse gato hari ibintu mwe tugomba kumva bro wari kuri live nonoza hajya mutande mwebye telefone ya DB namwita exidira bro njitsa amazi uri mwe muri kazi njitsa amazi muri resi kubera exidira ariko baranyega masata tukuri live nta masari ngo ndi gufungura minota 5 ndamara hano bite byawe ariko ndimo gufungura mani nta ni minota 3 ndamara nibwo ndimo kuza ariko ntukanserereze mani kuko ngigifura ngigifura mani yo bro ndigifura ntukanserereze mbwire baravuze ngo ntabwo iyi game ntabwo yizi nkagira ngo nakubeshyera urashoboye ino game ntabwo yizi nta nubwo uzigera uyimenya kubera exidira nimba umarana amasaha 3 na exidira kuri phone uzi ko exidira boss yari ka John oya bro unyici ibintu matiyisi unyici game urumva none barakubeshyiraga ngagira ngo naguzi game nta yuzi kandi uzamenya exidira urongera gutuka urambabaje bro exidira vana murgo retira yo magambo yawe wamudewe babwiye ukuri urambabaje dore ibintu ari kugutuka kankuboroke gahambe urone ibiboro boroka icucu wese uramboroka ntago mfite TikTok yanjye kiri kugutuka kuvuga exidira mani ndi kuvuga exidira uri kugutuka ni cyese kiboroka gukanya na kiborotse tayari musubwo urumva nako amasaha 3 nguri kumwana exidira kuri ndimo kuzana iminota 3 ndamara mani ngakutserereza mani amasaha 3 na exidira Xiao J yahageze Xiao J oya ndavuze Xiao J mwibaze oya mboye mukirewe ntabwo ari mari reka mwandike exidira yabaye umwere basaze telefone ataragize Burundi byo bwere bireke bro uri exidira na live man yasanze mani uretse n'abantu banje ndabaza exidira reka rakunse exidira reka kunserereza gahambe ariko kunserereza exidira bro unuvuga ngo uburi muri mudu zaba exidira reka ibyo bintu ngo bimeze bite ahubwo so kuri mihagaze rero urumva sina heraye koko ntabwo wabura uhera urabizi nawe ugiye kubaga ntabwo ugiye urahera ntabwo ugiye urahera urabizi uwo bita Kate Washabe
Deka ikintu nabashije kumenya uraza kumbwira amakuru ikintu kimwe ntari garanti yacyo urimo kunyumva ngo nuko ari uguta umutipa akigendera bampaye urutonde rw'abakobwa bari famous uyu mugabo amazi iminsi anyuramo we ari muri tuwa yo kurongora abakobwa bari famous mu bihugu bitandukanye reka nkwereke umbwire niba atari ibyo urwo rutonde runyereke rushyireho kakanya right now tuba tusesengura reka nze nkwereke iyi foto nkwereke reka nze nkwereke noneho umbwire ibi bintu nabibonye ndavuga se uyu mukobwa byaba nawe ari ukwendana bya kiraya nta gahunda yo kumurongo buretse gatoya reba hano iyo foto nshyizeho reba iyo foto nshyizeho buretse gato uzi ibintu biri hagati ya Muyango hagati ya Muyango nande n'uwo bita DJ nde wamubonye nuko itari kugaragara neza hano hari abakobwa baba public figure urimo kumva bo muri biriya bihugu bituranye na South Africa abakobwa bane Godfather yo ibi twamaze kubyemeza n'abagore n'abagabo rabizi babyemeza ariko nyine ntabwo amukunda nukurongora agatambuka gusa nava mu Rwanda azahita mwibera nashaka cyangwa ushira hehe ndakubaza no story is ntago yizo iyihe oya ntayo nzi urabigiye Muyango uwo bita DJ nde no bita ntuza ibyabereho bita Green Lounge video mwabonye Philipita na Briane benda barebana y'ingwe habyatusha urahazi ntabwo mpazi none se uziko narinzi ko amakuru uziko Philipita yazanye umugore akamuzana muri nuza akamuzima Green Lounge kuko umutipe wowe tena Ruberi yavugaga yuko ugomba kuzana umugore wa kabiri kuko uwa mbere ntamushakaga umwe wateranije umwe wari muri amatiko ya Muyango kuva mbere urakoze cyane umugore wa Norbert so ibyo narabizi ntabwo nari bizi none se uruzi ko hari ibintu bigeze uwo bita DJ Sony afite ya nuza ya Muyango yarayihawe n'uwo bita nde ya Muyango tena umva amakuru nari mfite bro ibi bintu biteze ku rwego no kubyakira mu twajya nago bigishobotse manza umva amakuru yarariho it's too much for me listen to me umva amakuru yarariho nayangaye it's too much for me umaze kuba byinshi no kubyakira nago bigishobotse umva nkubwire umva amakuru yarahari urukumva nzi umukobwa ahubwo wariye DJ Sony yawe navuye burese gatoya mbanze mubwire uzi neza ko ariko urabizi ko DJ Sony yari umutinganyi none se uzi ko message zose ko zikurikirana 5 kuri 5 zose zifite oya bivuze ngo kuko manza unyumva rondeka ikintu njye nibuze gushimangira niba Muyango niba Sonia turi kumwe afite boro za Muyango ugira nimero za Sonia ndazigira mubwiye akantu karenze wa mukobwa wumvaga ko wemera bya danje ngo yambwa sese yaramucika nawe ngonde wow undi wemeraga bro ukuri kw'Imana umusamba twumvikana sibyo kuri ake I swear umva nkubwire sibyo I swear bro you have evidence bro I swear ndabikubwiye nyine nimbura umuntu uzi game ubwo uraactinga kuri ibintu ngubwiye nibwo tugaruke kuri Sonia gato tugaruke kuri Sonia bari abantu nta kibazo ubwo nakubwiye nabyumvisha ko abantu badafite amazina badafite nasi nibwo bwa mbere byumvishe nibo maze kubimbwira ugira kabika ntabwo byemera urumva aba bantu baba badafite n'amazina n'ikintu bazwiho nta n'impamvu yo kubatindaho ahubwo aba bantu bafite ama stage name urumva nka DJ Sonia ngenda bizi DJ Sonia nzi umukobwa wamuriye urumva rero kuba umbwiye ko afite boro z'uyu mubyeyi uyu mubyeyi yamaze kuba gahunda bro niba izo boro uvuze Sonia zifite ariko Sonia ni gutari kujyana muri telefone kandi abantu babitse ibyo mu
hari akantu kwepyo nimba zifite yamaze kuba gahunda oya niba Soni afite ibintu bya Muyango ubwo ngubwo Muyango byararangiye kuko nje Soni yanze umuntu wa muri Soni ya mbishyira aka kanya wamfunge se uravuze reka mbishyira hanga ibone ntubikore bagufungira account reka nshyireho n'undi nibashaka yafunga bro we yareka ibyo bintu reka mbishyireho ndagusabye bireke ndafunga ndikacyana bishyiraho reka mbishyireho nta kibazo nanjye bahita bambaninga ajya washyiraho gute man ndimo ndashaka uburyo washyiraho bimpe bishyiraho tuzafungura izindi iki we bimpe ariko ntufungure kamera yawe ndabyishyiraho mani ndabagati oya ndabyishyiraho ndetse nigendera ngiye urabizi mani bakubaninga nanjye bakambaninga utabikora ndabishyiraho bro oya ndagusabye babarira uko ngenda bizi nawe uri umwe mu bana b'abasinici man baca inyuma ndagasa what do you mean ukavuga n'ubwo bugambo bwinshi cyane uravuga nde ngewe wowe gute man nkeka ko ujya mu bana bavuga ubugambo bwinshi byandese like urumva nyine abantu batagoma ku ijambo bavuze tu are you sure bakirukanga ubu ntekereza ko waba waranyambuye umwambaro wanjye usanzwe unziho ngiye nambara ikigunira bro nambara ikigunira kandi hari ikigunira bambitse ngo yera bivu wa muntu wo muri Bibiliya bro uretse nibi ngibi ngiye mfata n'abantu bafite inyenyeri nkababwira ntifata musumba zose ntabwo uzambana kubyo ngiyewe nemera urabizi bro uranzi wemera Jori inde Jori Mutesi Jori ndamwemera ariko ntabwo ngiye cyane n'uwo nzareka kumwemera urabizi kandi 100% ariko mbikije kiriho deka sibyo wemera Aria kuri ntabwo mwemera urabizi wemera Shadibu ndamwemera Jina kujya playing around ibyo wemera Yoro ninde Yoro wawe Yoro the queen Yoro mwemera kubera dekati kuko ni ikiremwa cyawe ni igihangano cyawe wemera Kigali Boss Babes abo nabahe bari ukuru kumva hajemo barase babayeho ni ibihangano byanjye nyine turakomeje ibihangano byawe I can respect them ko ari ibihangano byawe ariko ntabwo no swambira gute ari yakuru ikintu cyari yakuru ntukigarura kuri umva mbwira ikintu nakubaheraga cyambere yego bro you came out like a nigga ivugisha ibintu byinshi byo zawe Imana itutangira kujya mu tuntu twinshi ariko nyine ndacyagukunda abizi nkubwira ikintu kimwe nashobora ibi biboro umusa nzabikubwira n'undi munsi sibyo iyo nkwemera ndakwemera ntakwemera nka okay nkubaze nigeze mpinduka what do you mean guhinduka nigeze mpinduka nyine kuri principles zanjye kwamenye wagabanyije umuvuduko ndagabanyije umuvuduko nahindutse ukarakoze ariko nyine wabaye wowe wongere umuvuduko urahinduka uravuga nde ngewe wowe deka nabaye nk'urutare wongeye umuvuduko uranahinduka wongeye umuvuduko urahinduka urabona ntabwo nshobora guhinduka ntabwo bishoboka umva ikintu gishoboka deka nakikubwiye kuva ku munota wa mbere ko twinjira muri izi details hari icyambere nakubwiye kugira ngo ushikame muri ibi bintu nuko ubutakirya ku mutandiko utagira gute utakirya ku mutandiko utarya uko wahashye ushobora kugira stock mu rugo urumva ngo ibyerekeranye n'igifu warabishyize iruhande bro wariye kwa Jori ugeze aho none birakorera oya reka nze ngure deka ahangaha waba unyitiranije cyangwa abantu barabyitiranya no ntabwo ariko bimeze ntabwo Jori yagombaga kunyoboza inkoni y'icyuma icyo ni icyambere turi kumwe umva ibintu byabaye ariko rero tuvuye mu ngingo nyamukuru Jori yakuyoboje ingoma y'icyuma ntabwo byigeze bibaho na gato none ayiko yoboza ko yako nyine bamwereka se yuko nyine uri so desperate ana ko yagufashe ari kintu kimbabaza bro ntabwo reka nkubwire ikintu kiriho kandi akubwira kuva mbere nta muntu urukumva ureka nkubwire ikintu kimwe nta muntu ushobora kunyoboza inkoni y'icyuma kuko ntabwo nshobotse nakwibagirwa ntabwo akoze ubugoryi nahita nkamena ndaguhereza urugero ku mushuti wawe wemameze ndaguhereza urugero ku mujama wawe
Inde? The Ben. Mhm. Turi kumwe? Urabizi was okay. Nta kosa yaregeza nkorera. Siko bimeze? We was okay. Chobora eba na chobora gukora ibintu byose urabizi amajoro naraye. Vuga ni this and that and that. Turi kumwe? Wait gato. Wala haye majoro. Ndabigusobanurira. Aribyo ntashobora kuvugira hano. Ariko dufata nyine wala haye gato uretse gato. Dufatira urugero ku ishanga. Dufatira urugero ku ishanga. I will give you the example ku ishanga. Umuza ngwiye kantu taruzi. Ugenda nyuma y'ikibuga utazi kuri nyuma y'ikibuga. Nzi ko ndi imbere. Byaba ari byiza kurusha. I'm sorry. Byaba ari byiza kurusha. The thing is muri biboro hari abantu iyo hariho nk'abantu urugero rora nk'uyu mu baby umaze kumbwira reka ntekongera kuvuga n'izina rye by the way. Urabizi twamuganiye igihe kirekire. Owe. Uyu umwana Miss. Dukumwe? Afite indangagaciro ze. Uhe. Jolly bro. Turi kumwe. Bambwira rero. Jolly hereye ku munsi wa mbere ndakubuza. Ariko ntabwo uretse gato ndakubuza. Ikintu nagukundiye nukuntu urankunda pe. Nanjye urabizi ko nkunda. Ndagusomye. Nakubwiye ngo niwe muntu wa mbere nkunda waje mu bantu bose baje mu showbiz nabonye yuko afite isano nkanjye y'iki byose. Uzi ko turi imbere y'abantu 400 uri kubyibuka turi live man bro utamwa ko turi live bro bite byawe ariko what the fuck damn it bro mbise ngenda man yo listen ko turi live man nzi ko nomunga man reka turye show turi muri weekend rose bazamutse tabireba so ngome kuri biboro bro we reka tuve kuri biboro ahubwo tugarukire muri show man. I will be with you mpaka. Ni wa muntu mpasho nkavuga nti kabisa. What? Yo, nigga. Ibintu twagaragara ngo bikwe nago bibareba mwabasa. Bibareba nibiganiro hagati y'aba brothers nigga. Reka bibareba man. Reka tugaruke kuri uyu mukobwa Keti Bashabe. Owe. Keti Bashabe. Keti Bashabe n'uyu mugabo ariko manizira ira video bayikuye. Hari video avonye aramurya nka snacks ndavuga. Iheze. Uyu mukobwa uyu ngo azongera kumwihakana. Nkwereke story njya ku breaking ase tonight no. Orabeshya. Irenze iriya. WhatsApp irafunguye bro. Nkwereke story njye ku breaking tonight njye ku breaking umuntu yarayasabi babazi. Abwira ko tandurashute my brother. Don't do that shit, please. I'm begging my mom's life, nigga. Don't do that shit. I want to know bikore man. Mbaba nubikore man. Mbaba nubikore. Nubikore kuko muzima namba. Abantu bose bigeze babesha abandi n'abari bose ntago babizi bro. Baba ni byo ball nubikore bro. Wabikoze wabiretse? Nabiretse. Wabiretse. Ariko nyine urabizi ukuntu meze. Nawe urabizi ko tumeze kimwe. Urumva twihanganaho gatoya. Iyo nibagiye iyo rose urabyuka bishyira mu bikorwa. Ajya tubyuka twasaze tubishyira hanze. Ari impamvu yo kudasara bro. Urumva tutagize umuntu umwe tugisha inama. Ariko nta impamvu yo kugisha inama se ugisha andi nama. Utarigiriye inama kugira ngo ibyo bintu bigere aho byageze. Urakoze cyane. Umuntu ntabwo abashije kwigira inama kugira ngo akagera aho bigera mu maboko y'ababishinzwe. Mubwe akano karenze se? Ngira ngo abanyarwanda bamaze kubibona ko yuko mutinganye Bruce Melody yarangiye. Ntabwo Bruce Melody ari umutinganye uretse gato. Oya. Nitwoye kumuvuga. Tumuvuze yakonya akagaruka for no reason. Ntabwo. Reka tumureke. Urano okay tujye kubandi. Nase Musa. Yo. Ibyo gukunda amafaranga cyane byaje gute? Byo gukunda amafaranga? Nyine waje gusanga ko Sidira urongera nyine uretse gato waje gusanga ko utabaho mu kanwa ndakuboroka. Nyine waje gusanga ko utabaho nta mafaranga ufite.
sibyo umva nkubwire ikintu iki gisubizo kugira ngo nkigusubize reka nkigusubirize muri private siko bimeze ngahita za matopiki iryoshye cyane uretse gatoya aho ngaho iwanyu matopiki iryoshye cyane uretse gato iwanyu bigenda gute aho utuye hehe aho ngaho muri ntuza mu za zamburi bande aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe z'Abaturanyi uba nyine hehe aho ngaho uri nyine ase umva mubaze nyine bimeze bite uvuga ibyo umva godifata kiriya kibazo mbajije kirakomeye gituma kirakomeye cyane anyway abantu twumva mu byumve mwese ntago mutwishyura nta kintu kimwe muduha dushatse kubishyuza twabishyuza ariko ntabwo tubikora tubeza mwana tubaha entertainment for free bro for free ariko bibutse ko tutagiye no gutoragura kuri YouTube cyangwa ngo dufungure ubwo YouTube mwana tubaha entertainment for free nabasa ndagenda nkamara nk'umwaka nk'amezi 6 ntagaragara ngo dekati ngo warazimye ngo nagugaragara ngo nagutwita abundi bampembaga ngahe man aho ugaragara reba akaza bakaryoherwa bakishima ngo baryohewe ngo dekati ngo twika ngo twaryohewe mwabicucu mwabahemba ngahe mwabego kubatuka wituka abantu turi kubatamo none se kuri kubatamo ndabatamo nge nabi broka ahantu hose bashaka kubroga nta kibazo buko oya mani ya bro no Decatric ibyo bintu reka gutukana guri okay tubeka nta kibazo gutukana guri na bari okay nari umva rero ariko se mani twagarutse kuri story tugaruke kuri story ya ntuza Kate Basha niyo dukeneye kumva uyu mugabo barakunda nabyukuri umuntu waburekenze umuhungu wa president na Kate Basha ntabwo mbese ntuza izo video Sony afite niwe wazifashe video zafashwe n'uwo bita Muyango Claudina azishyira kuri Philipita Philipita yarabwiye yuko ngo bosi wa Green Lounge arashaka ngo ohereze ariko ntago bizwi neza nimba byaciye direct kuri Philipita ariko nyine Philipita afite amakuru ahagije umusukura tuzamuhamagara aza kubivuga Philipita niwe muntu ntige mwandike kazaga azaza gutanga ikiganiro uburyo mwe cyangwa ubundi Philipita yagiye gusabiza muri ambassade muri Amerika mwandike namwanditse ariko so nuvuga ngo umucyo yaravuze ati Philipita nzanira rwana nduco iyo video ni y'umugabo n'umugore cyangwa ni y'abakobwa babiri byose mu gutekereza byose biri mu mwana ariko wakibabwira yuko that's the biggest in the game napfuye uretse gato energy man bada we navukiye Kabuga murgo ni Kabuga ujye bibutsa man murgo ni Kabuga kabisa barabizi ya murgo ni Kabuga hari Kabuga mubona hari ho murgo man ubwo umunsi wo kugana ujya nzababwira umva ndabaza uravuze ngo
ibyo birimo video harimo none se bari kurya trisam se ngo biba bari kurya no ko ari batatu bakobwa bino muhungu wapi na trisam byawe imbere ukuntu bimeze umukiriya yahamagaye wa Green Lounge umukiriya wa Green Lounge okay yabwiye Philipita nzanira urwana ibintu ndimo kuvuga ndabizi ko n'aba Brian n'abandi bose n'aba Muyango bose aka kanya babaye badukurikira nubwo tutaza ntago twabona ko ndabizi ko bakudukurikira kuko urimo kudukurikira rero sasha Brian nk'ubu mu butumwa Brian wakoze kosa rya mbere ryabaye mu mateka y'isi ariko ntago igihe kirajya ngo ubone ikosa wakoze iyo zaribona iryo kosa ni irihe uri Brian ariko sorry Brian ni umushuti wanjye uri Brian ni umushuti wanjye bro nyine okay mu binshuti rwose mu binshuti mukora ubucuti bwa mbere bwabayeho mu mateka y'isi mu binshuti zose zitabayeho mukora ibicuti byose nta kibazo sibyo mukora ubucuti bwose butigeze bubaho mukora ubucuti umva mukora ubucuti butabayeho icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki urumva so tap bro ufite swing uri muri sandanje ngo tap ndakubwira ati tap sabwo twagiye warukimbwira uyu ariko se mbere yuko ugera manzi umbwira ukuntu Philipita bamutumye umuntu uwo mwana nde warutubwiye Philipita bamutumye umubebi okay nyine umubebi bazanye nindi nta numwe musa weekend nziza sawa ndagukunda bye ndatekereza no ntaburamwe abantu nka 3-4 bashobora kuba bari muri aka gace ejo bundi ni tariki 10/26 Montreal tuzaba dufite ikirori n'umuhanzi bita Fizo ahangaha ntimuzabure nubura ubwo ngo uzaba ufite ikibazo gikomeye hazaba hahenze kiko nyene 6 muri Montreal ibindi tuzabibabwira na next move muzabimenya tuvuye Montreal mwabibonye ko ibintu bizaba bimeze fresh Montreal ntimuzabure ahangaha ni hamwe hanyuma tukagaruka uyu munsi ni tariki zingahe uyu munsi abantu mutabashije kuboneka abantu ni mugende nizere ko abantu bose muri Montreal iyi show itabacitse ntabwo iyi show yabacitse niba yagucitse ufite ikibazo gikomeye nabyo wabibonye mbibutsa ko abantu mushyira muri request ngiye kubazamura mbere yuko nzamurura mu jene wundi ngiye kubazamura ni muzi ngiye kubazamura ahangaha ndabibutsa ko ahantu honyine ushobora gusangira ibiganiro biryoshye ni kuri YouTube channel bita Umumama Entrepreneur ntimuyibureho ugomba kuyiza ukayireba ukayikunda hanyuma ibindi tukazabivugana umaze kureba ibiganiro hano bifatika mushyire muri request ngiye kubazamura okay zamuka undi muntu hano ushobora kuba uri active uzi kuganiriza yego kodore sa mutinga mic yawe ntabwo ndibuza muri abantu benshi so tuvuyeyo ku mumama nkuko muri kubireba hano urabona ko ari ibintu biri fresh tuvuye ku mumama turagaruka hano ibingibi byo nabibagiye kuva kera sinzi niba nzaje kukomeza kubisubizamo urabona uyu mumama abantu mwese mukeneye assurance de vie ku bantu baba muri Canada abantu baba muri Amerika ni mushake ubwishingizi bw'ubuzima umbwire nguhe nimero cyangwa ukore screenshot hano yandike uze kwandikira uyu mumama azagufasha mu kubona assurance y'ubuzima kandi mu buryo bwiza kandi buri safety kandi buri safe ubaho ubuzima buzira umuze hari ikindi harundi n'abantamamarije naririye amafaranga ndatekereza ari ibyo ibindi bikorwa byo kwamamaza nibiza nkishyurwa nzababwira gahunda nuko ariko ikri très important kugeza aya masaha kubungubu tuvugana ibintu bigezweho wakabaye aya masaha utarisikana nabyo cyangwa utabiburamo ni iki gikorwa cy'iki gitaramo kizabera Montreal tariki 26 nuburayo uzaba ufite ikibazo gikomeye Sami yango bimeze biti bamwita Jojo uyu Jojo ninde Jojo ishimwe
Who is this person? Ntabwo mbazamuye ngo muzane izo mbariga zanyu hano mube mutavuga. Urumva ndabatumura. Jojo bite? Ring. Manuka. Sami ya rimwe. Sami ya kabiri. Ndakubarangura madam. Godfather ukajya udutegeka tubabarire. Urabona ko ntaje ngire gura umukobwa mwiza ufite ikinyabupfura cyangwa nawe uri akasa mutwe. Nta kinyabupfura sumva ntacecetse. Okay. So, anatanda rero nkira ahangaha ndumva mugifite guceceka kamanze mbe baranguye gato none wonze dutangire none ko ntago mushaka kugira. None se mbabwire ngo iki? Give me a second. Me second we iki kintu kiza kwirukankana abantu mwimbirukane muri ubu buryo mu kinyabupfura. What's going on here? Except the game do not ask me what's going on. From UK. Hi my love. How are you? Why are you nice today? Okay. Are you dancing? What? Do I not allowed? Mwah. I miss you. I miss you. Anyway, I'm in the middle of the dance. Okay, so okay, it's okay. Yeah.